kuki twahuye. Ndabyibuka wari umunsi usa nk'iyindi, ubwo twahuraga ntawe wari abiteguye kubera uburanga bwawe umutima wanjye umpatira kugukunda, ko nabonaga mu byiza nta na kimwe musa, sinkamenye ko ari cya kirura cyambaye uruhu rw'intama. Ubwo nanjye ndashiduka n'amashagaga nza gusanga, bikubwiye ntiwazuyaza urabyemera, sinkamenye ko mbaye ibijana mu wazirikiye mu rukundo rwawe. Ubwo ndatangira ndatereta, imitoma ndayigutora keya ndaziguhata, rimwe na rimwe nkanaburara ngo nkunde nshimishe umukunzi wanjye, sinkamenye ko ibyo ndi kwita urukundo ari irushanwa riruta iry'umupira w'amaguru. Ese ko mbona ibyo nitaga urukundo bimeze nk'ikimina, nacyo gitanga buri munsi, twaba tuzagabana ryari ngo nimba atari bivangiye mu mayo ngejejemo, ko ubukene wanteye bugiye kunywesha amazi amata atabuze mu Rwanda.